turasoma amagambo atari menshi yo mu Itangiriro mu gice cya 44 turakoresha igihe neza twihuta. Itangiriro igice cya 44 badusoma umurongo wa 18 dusome umunani ntabwo dusoma nyinshi wowe usimbuka kugira twihute ugere kuri 32 hanyuma usoreze 33. Yego soma umutwe wayo magambo y'amagambo y'igihugu ya Benyamini. Yego mwenda ndakomeza Yuda yemera kwitanga y'igihugu ya Benyamini. Okay, Yuda aramwegera aramubwira ati databuja ndakwinginze yewe umugaragu wawe reka mvugire ijambo mu matwi yawe uburakari bwawe bwe kugurumanira umugaragu wawe kuko uhwanye na Farawo rwose. Yego cyangwa 32 kuko nye umugaragu wawe nishingiye uwo mugaragu kuri data uwo muhungu nishingiye uwo muhungu kuri data nti ninkamugushyikiriza nzaba mukorera icyaha data kitazamvaho iteka. Nuko none ndakwinginze databuja ngewe umugaragu wawe cy'uwo muhungu yawe kandi uwo muhungu ahane na bene se nasubira nde ngo njye kuri ata ntari kumwe n'uwo muhungu ne ngo bizagera kuri data. Amen. Abari ku buhanga bw'icyuma badufashe hari ukuntu sound zigenda zicika ku buryo amagambo amwe yumva andi ntayo bagerageze kudufasha. Ndasubira amagambo y'imirongo 3 ya nyuma kuko njyewe umugaragu wawe nishingiye uwo muhungu kuri data ninkamugushyikiriza nzaba mukorera icyaha data kitazamvaho iteka. Nuko none ndakwinginze databuja njyewe umugaragu wawe ngube mu cyimbo cy'uwo muhungu ndi imbata yawe kandi uwo muhungu atahane na bene se. Nasubira nde ngo njye kuri data ntari kumwe n'uwo muhungu ne kureba ibyago bizaba kuri data. Amen. Ni amagambo meza cyane ni inkuru abantu basanzwe bazi muri rusange ivuga kuri Yosefu ndetse n'abavandimwe be. Murabizi yuko byagenze bavuganaga ari abahungu 12 bajyanaga na mushiki wabo witwa Dina bakabyarwa na Yakobo. Hanyuma Yosefu akajya arota inzozi, noneho inzozi arose zikagaragaza ko abavandimwe be ndetse n'ababyeyi be azaba umutware wabo. Ibyo byagiye bakamukunda. Rimwe yabonaga ngo ari n'inyenyeri ndetse n'izuba n'ukwezi byikubise imbere, ahandi akabona imiba yikubise imbere y'umuba wiwe ugasigara uhagaze, ariko bigakomeza kugaragaza ko igihe kimwe kizagera bakikubita imbere ye akababera umutware. Byatumye batamukunda rero yihuse, ndetse baza kumugambanira babanza gushaka kumwica. Ise yamutumye kujya aho baragira inama kugira ngo ajye kureba uko abavandimwe bameze n'uko umukungu umeze. Bakibona turuka nk'iriya batangira kuganira ko bashobora kumwica, ariko bakongera nk'umuvandimwe bakumva none ntabwo byaba ibyo, batekereza kumuta mu rwobo baranabikora. Hanyuma biza kurangira hafashwe umwanzuro wo kumugurisha. Nuko rero yaje kugurwa n'abantu bo mu Egiputa
yisanga mu Egiputa. Ariko Imana yari yaramweretse byagombaga kuzagera igihe bigasohora. Ibyo Imana yavuze byose burya birute birasohora. Hanyuma igihe kiza kugera mu gihe Yosefu yari umuntu ukomeye mu Egiputa, igihe kirageza iteye i Kanani aho kwa Yakobo bari batuye, ndetse n'abavandimwe ba Yosefu nibo babaga. Biba ngombwa ko bajya guhahira mu Egiputa. Bageze mu Egiputa rero basanga kumva Yosefu niwe ugomba kubagirira neza, ariko ntibamumenya, nyamara we warabamenye. Hanyuma ashaka uburyo bwose, kubera ko batari bajyanye na Benyamini akaba murumuna wa Yosefu, bavukanaga kuri nyina Rasheli. Ashaka uburyo bwose na Rasheli bazamuzana na Benyamini bazamuzana, kubera ko ibyo batari bajyanye. Noneho ababaza bagenzi yabo, ababazi iyo baturuka bamubwira iseka rya Yakobo ko bafite abavandimwe, ndetse ko bamwe basigaye mu rugo witwa Benyamini umwohererezi wabo, ko isa mukunda cyane batemeye ko bagenda urwo rugendo. Noneho ashaka ko noneho baza kuzana nawe, asigarana uwitwa Simiyoni. Muri bo bari benshi murabazi, ba Gadi, ba Isakari, ba Zebuluni, Simiyoni nyine, ndetse na ba Rubeni n'abandi. Noneho asigarana Simiyoni, arababwira ati noneho kugira ngo ko mutarabatasi muzanzanire n'uwo mwohererezi wanyu witwa Benyamini. Hanyuma ariko ibyo yari gukora byose yashaka kubagirira neza. Igihe kigeze rero basubirayo bajyana ibyo bahashye, ariko ikintu cyarimo nanone cyiza muri ayo magambo ni uko ifeza bari bazanye guhahisha barazibasubije batanabizi, bazisubiza mu mifuka yabo baje guhahiramo, babaha amahaho, ariko n'ifeza babirute barazibasubiza barazijyana. Abantu hari ikintu gikomeye cy'imbabazi z'Imana ku kiremwamuntu. Ibyo rero abantu bakoreye umuvandimwe wabo, ubundi yakabaye yikura inabi bamugiriye, ariko bakubise amaso w'icyamuje bose kubitura inabi, abo kwari ukubagirira neza. Sibyo? Mu yandi magambo yababariye, ariko nta mbabazi babanje kumusaba, dore ko batari banazi ko ariwe bari kumwe nabo. Aho abagirira neza, abaha ibyo baje bashaka, n'ifeza zabo arazibasubiza, bazisubizayo. Bivuze ko burya Imana itangira iki? Itangira ubuntu, idasaba ifeza cyangwa se izahabu, idasaba itungo ryawe, idasaba ituro. Umutima wari muri Yosefu ni umutima w'Imana. Turakomeza kubyumva, sibyo? Hanyuma natwe twaboneye Imana ubwo twari mu kurambere wacu witwa Adamu. Uw'Imana yaremye bwa mbere, imuremera n'abantu bose, imuha itegeko ryo kutajya ku giti cy'ubwenge bumenyekanisha ikibi n'icyiza. Imubwira ko umunsi yakiriyeho no gupfa azapfa. Turi muri we, Adamu akijyaho, natwe tukiriyeho, turagomye, tubaye abanyabyaha imbere y'Imana. Icyaha kitandukanya n'Imana. Abadamu na Eva bajugunywe hanze y'ingobyi, aho niho twavukiye twese, tuvuga twaranduye dufite kamere y'icyaha, tutabasha gukiranukira Imana. Niyo mpamvu ku myaka ufite yose wagerageje gukiranukira Imana, ariko ntibyigeze bishoboka,
kubera yakamere y'icyaha ukomora kuba yatabonetse na Eva n'uwakongera imyaka 2000 kuri ufite wazarinda utari wakiranukira Imana wisanga n'ubundi ukikora ibyaha n'ubwingwe itahindura ubugondo bwayo n'iby'abaryubu ingwe igira niko n'umunyabyaha atabasha kwihindura ngo akiranukire Imana kandi yavukanye akamero k'icyaha. Niyo mpamvu usaba imbabazi ukajya kwa padiri cyangwa ukabibwira mugenzi wawe ariko ukabirahira ngo sinzongera kubikora nyamara ukirinda kuvaho gusa n'ubundi ukibonaho ibyaha kubwa yakamere y'icyaha kubaho. Iyo ni kamere abantu bose bakomoka kuri Adamu basangiye. Nta munyabyaha ufite ibyaha byinshi imbere y'Imana, nta n'umunyabyaha ufite ibyaha bike imbere y'Imana. Abanyabyaha bose banganya ibyaha ku Mana. Niyo mpamvu bivuga muri Yakobo 2:11-12 ikavuga ko witondera amategeko y'Imana yose ugasitara kuri rimwe uba wacumuyeho yose ntuzikire. Nubwo utameze nk'abariya abatsinzi n'abasamba n'abandika abantu b'ijoro ariko nawe niba usitaha rinda no kwica amategeko yose kubera ko ibyaha bikomoka ni hamwe. Kamere abantu barayisangiye n'imwe nubwo batanga n'ubushobozi bwo gushyira mu bikorwa ibituye muri kamere yabo. Ngubu bona umunyabyaha ntabwo ugiye umunyabyaha wakoze icyaha abantu babona nk'icyaha aho kuri umunyabyaha bwakavukiye yawe gukora icyaha bigahanwa kuri iki umunyabyaha. Imana rero ni umutunzi w'imbabazi nyinshi tudahari tutabizi yaravuze ati uyu muntu naremye nshaka kubana nawe namukiza mwe ko atabasha kwikiza. Itegura umugambi wo gukiza umwana w'umuntu hanyuma imushakira umucunguzi witwa Yesu. Niyo mpamvu nakunze aya magambo cyane. Yuda byari ngombwa ko umucunguzi akomoka mu muryango wa Yuda. Yuda byari umurimo murera kera. Igikombe Yosefu yakoreragamo bagisanze mu mufuka wa Benyamini mu bana 11 bari bazanye kubera ko 12 ubwo ni Yosefu. Yuda yarahagurutse avamo aravuga ati nubwo hafashwe Benyamini ntabwo nazatunguka imbere ya data n'umuryango. Namusobanurira nte kubera yarahiye ndavuga nti uyu mwana ni namugaro nzabe gukorera icyaha kitazavaho iteka ryose. Yuda gukorera umucunguzi werekeye muri we hagomba kuvamo intare izacungura abari mu isi. Kandi ikagomba gusubira ari kuri nawe nibyo rwose. Yesu aza kugucungura Yesu abwiye se nindabaza nari kuzambara mu cyaha cy'iteka ryose. Nzagutanga ariko urwo rubyarwa abo bantu bawe nzabagucungurira nzabakuzanira yamanutse yabyiyemeje abwira Imana ngo ngiye icyizere ngiye kubakuzanira ngo hari habuze n'umwe. Ijuru yose habaho ibiremwa byinshi, habaho abakuru, habaho ibizima, hariho abamarayika, hariho n'ubwira ibiba imbere y'Imana. Bose habuze uwacungura umwana w'umuntu ariko niba ari umuryango w'Yesu twasoma gahara Yohana abonye umwana w'umubonetse ariya cyane ariko marayika yamubwiye hurura amagambo hurura yintare mu muryango w'Imana yishoboye. Yesu yagomba gusubira yacumuye yagomba gusubira kwamugana. Yuda abwiye Yosefu aramubwira ati
noneho turabona nini agende usigane mu cyimbo cyawe Imana ishimwe. Amen. Paki Imana ishimwe cyaraduhama. Yego. Imana ishimwe kubaza mu kirere twariba. Birimo kubaza mu kirere twari kugira umushinga w'abandi bose. Nuko wese mu kirere. Nari Imana kubera ko umutunzi w'abazisha. Wagiye bazimana Kristo. Yuda aravuga ngo sigarana. Ukasigara nawe hano. Ndakwimbata yawe. Kugira ngo Yesu yinduye nk'umugaragu w'Imana. Aravuga ngo icyo wasaga umwana w'umuntu kimbaze. Cyose. Ariko barekure bagende. Iyo umucunguzi abonetse, wowe cungura agataha. Reka sangese niteguye kubera imbata. Yesu yabishyize ku ruhande aravuga ati barekewe kongera kugira ikindi basaba dore ko batanagishoboye. Ibyo basabaga byose ni ababigewe ubasaba ngaho ahantu twaziriyemo Yesu aribyo. Mu cyo yasabaga rero harimo no kuzuka izuko ry'abantu. Mu buryo bw'igitangaza Mariya arasaba asabira n'Umwuka Wera. Marayika w'umwiraga yamubajije ati byashoboka bite? Sinyumva byashoboka bite kandi ndaryamana n'umugabo? Aramubwira ati Mariya witinya, witinya n'Umwuka Wera azakuzaho n'imbaraga zisumba byose zagukingiriza. Niyo mpamvu rero uzavuka zita umwana w'Imana byose. Nguyu ukuntu mu isi habonetse umucunguzi wera. Hanyuma avuka yera mu gihe twavutse kuri abanyabyaha. Mu ivuko nabo abaraducunguye. Uwera abarabonetse ariko yinjira no mu mirimo myiza twasabaga. Wegeragejwe kubera avutse kugeza avuye hano. Uwaheburayo cyangwa ni kuhavuga wegeragejwe mu buryo ntabwo dufite umutambyi mukuru mutabasha kubabana natwe. Kubera ko umuntu yegeragejwe nawe natwe uretse ko batigeze akora icyaha. Ntiyigeze akora icyaha. Satani uretse no kugikora Yesu ntabwo yananiwe icyaha. Satani amugerageza muri Luka 4 ashonje. Amugerageza burya ni ku kizami cyacu yari ahagaze. Aramugerageza amutsinda kuri buri kimwe cyose. Intsinzi kubyara iraboneka. Habona gutsinda yambaye umubiri. Atsinda n'umucunguzi wacu kugira ngo natsinda tube dutsindishijwe tubonye gukiranuka tutari tuzabasha kwibonera. Yesu rero umucunguzi wacu yatuboneye gukiranuka. Imana yadusabaga twebwe tutari kubasha kubona. Reka abantu bagende bashyire ku ruhande wigishije wongera ubabaza ibyo wabazaga n'abarinye ubibaza. Twumva neza umucunguzi Yesu ahagaze mwiza yigenderamo yari kwishyura ibyo yabazwaga. Yari gukora igifatanye cyanjye kandi agikora neza kugira ngo intsinzi yo gukiranuka niboneka. Njyewe munyabyaha mboneze gukiranuka kubera ubwunzu bwa Yesu. Ariko nubwo gukiranuka kwabonetse ntabwo ari icyo gusa. Ibyavuko byanjye by'icyaha byari bikwiye igihano. Kubw'ibyaha ni urupfu.
hanyuma umucunguzi aravuga ati no kwico nakubwira ibyasabwaga byose bigiye bitwaye Emile kugira ngo Emile arekurwe nawe yewe ubibaza. Yesu aravuga ngo no mu gihano cy'urupfu nawe yiteguye kujyayo ariko kugira ngo Emile mukiranuke. Amen. Imana ni uwuye byahabanye rwose mubora kurata niba uwuye byahabanye rwose bikakukiranye mbi n'imbuto zayo zose Imana ibihanaguraho ibyandika kuri Yesu. Bibiliya ivuga ngo utarigeze kumenya icyaha yahindutse icyaha. Arimo gucungurwa nawe ntacyaha yigeze akora ntagicyo yamenye ariko ahinduka iki icyaha acunguwemo abazwe ibyanjye. Igikombe cyafatiwe mu mufuka wanjye wabereye amini kigiye kwitirirwa y'ibihano. Ibyaha byanjye byose n'abazwaga n'Imana. Amen. Nivuga byose mubyumve neza. Nikavukire yagiye kwa Adamu n'imbuto yizera zose Imana ibihuraho ibishyira ku mucunguzi yarakoze ahinduka icyaha kugana. Amaze guhinduka icyaha ntiyanze no kujya mu gihano n'urupfu nagombaga gupfa narwinjiramo. Bibiliya ivuga muri Yesaya 53 Imana yaramubabaje, Imana yaramushenjaguye. Yashenjaguye gukiranirwa kwacu kugira ngo kibesha amahoro cyari muri Yesu. Ubugingo bwe buzitambaho igitambo cy'ibyaha ngo azabonera Imana urubyaro. Amen. Urwo rubyaro nitwaye bw'abakiranutsi bakomotse mu bise by'amaraso ya Yesu. Amen. Imana ihana Yesu nk'umucunguzi imuhanira ibyaha byanjye byose ariko urubanza rw'ibyaha rubarutuyeho uhinduka umwere imbere y'Imana imbaga utarigeze kumenya icyaha kuko ntiyakora ikosa ryo kuryoza ibyaha byanjye umucunguzi ngo nanjye ikomeze ibimbaye. Bishoboka. Abakorinto ba 2:5-22 kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ubwacu ngo kwaba kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Imana ishimwe cyane. Amen. Ntabwo ari ubwiru bw'abantu bake nawe uyu munsi wawugisha uyu munsi gahunda wizeye ko wabonye umucunguzi witwa Yesu kandi ko atamucungura igice oya ahubwo gukiranuka wabazwaga we yarakiranutse ariko amanota ye yandikwa uwo yacunguraniweho. Amen. Ariko reka mbabaze iyo Benyamini ataha yari kuba atakiri yitwa Lewi, yari kuba atakiri yitwa Yuda. Yego hanyuma Yuda nawe yasigara yitwa Benyamini. Umwe kuba yitwa umwe asigara ku cyimbo cy'ubucundi n'undi agataha ku cyimbo cy'ubucundi kudoze. Nibyo natwe rero Imana yaturekuye kwitwa Yesu nawe ahinduka umunyabyaha mu cyimbo cyacu kuko umuntu aba umukiranutsi imbere y'Imana abaje gukiranuka kwa Yesu. Yesu yahindutse icyaha abazweho ibyaha byacu. Abaroma 10:10 haravuga ngo kuko umutima ari w'umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka akanwa akaba ariko yatuza akaba arakijijwe. Gukizwa rero si ukujya mu idini ngo bakwandike mu gitabo cyabo bakubatize ujye muri korali uhabwe amasakaramentu yose
gukizwa n'ukwizera uwagukijije witwa Yesu. Ukizera ko ibyo wabazwaga byose ari we Yesu wenyine gupfa umeze nk'intama uwe watwari tukwiriye ni wowe wahane. Gukizwa n'ukwizera ko urupfu ruri kwiteka warukwiye kuzapfa rwahagende Yesu aba arugukijije ni. Amen. Buriya wenyine n'igitaha kwe yari kuba akize igifungo. Sibyo se? N'umuntu yagiye kumenya icyo gutaha kwa wenyine yari kuba akize igifungo. Ariko hari umugizi ute ugisigaye. Sibyo se? Yari gutaha yiyahiga rero Yuda wamukijije iki igifungo ku cyaha yaregwaga. Gukizwa ni ugukira umuriro utazima. Sibyo? Ariko ukijije nawe na Yesu washyizweho igihano kingana n'icyo agomba kuzagira ute uzahabwa. Ntibisaba y'ibiri aka kanya nawe wahinduka umukiranutsi imbere y'Imana. Pasiteri atabigizemo uruhare kubera ko pasiteri nta juru agira. Nta n'ikibazo twiganye nawe na pasiporo. Ikibazo gifitanye n'Imana. Nta n'uruhare pasiporo yagira mu gukemura ikibazo gifitanye n'Imana. Uragize uruhare n'umucunguzi wawe witwa nde Yesu. Cyakora pasiporo yagira uruhare mu kongera ibibazo. Tongera dusubire gusa Imana irememo n'umwenda w'icyacumi ndetse n'amaturo. N'imisanzu y'inyubako we akongera iki ibibazo. Ariko umucunguzi yaje muri we byose. Tuza ku bantu tujye kuri Yesu. Tuza ku madini tutumare tujye kuri Yesu. Yesu niwe wadukijije. Nta ruhare umuntu mugenzi wawe nawe ufite umutwaro w'ibyaha muzabajyana byakumariye iki? Ntacyo. Uwiteka umuca aho wamboye wamaraso mashiyo hashira urubanza owanyita ahidukira n'ubukame. Sibyo? Uwiteka umucamanza mbonyeho. Umucamanza n'Uwiteka nta n'ubwo ari umuntu. N'imanza abantu bagucira ntacyo zimaze. Umucamanza ni Imana. Ariko nayo ikubonye n'amaraso yande zigucira urubanza rubi. Ivuga ko bari bagize ute wagiye kubera ko yasigaranye nde Yesu mu kigo. Ndamubwira niba Imana ari itabashije Yesu nta n'ubwongere biyibere. Kubera yasigaranye se ubundi kuri nayo mubajije byose kandi bari yiteguye kuwushungura. Ese yaba yabuze ubwishyu? Nyamara ubwishyu yagize ute yaramubonye kandi yaramutanze. Yamanitse ku giti ku manywa hari mu masaha akuze yegereye nk'aya ngaha. Mu mayira abiri izuba riva. Muri wo kurakoze cyane mu masangano y'inzira. Naho ngaho ibyanjye byakemukiye, naho fagitire yishyuriwe, naho urubanza rw'ibyago byarwangiye. Umusaraba wa Yesu nirangiza urubanza. Aramanurwa ku giti arahambwa. Ku munsi wa gatatu arazuka. Kuki Imana yamuzuye? Yamuzuye yihamije icyaro cyacu bize gute? Abaroma 4:25 yaturiye icyaha cyacu azurirwa kugira ngo tugirwe intungane imbere y'Imana. Isaho nta ntunganira. Uri ko Yesu ntabwo yigeze azuka, nyamara ntabwo yareze mu gituro, ntabwo yareze mu
munsi wa gatatu Imana yamuzuye nta nubwo ari Yesu uriya wizuye yo yizura ariko batazinya Imana yohereje marayika ngo avana igitare ku gituro akicaraho ababaye ikibazo kirahari n'umunsi mukuru wayo n'isi uri n'isi mikuru yose ni umunsi Yesu yazutse ntabwo yazutse wenyine ngo yazuka irabera Satani yarafungiye mu rupfu akwiye urupfu asuka Imana b'abana bayo ngo batamarira nawe mu murwa i Yerusalemu abantu rero nguwo umukiro w'abari mw'isi ntabwo ari gereza y'idini gufungiramo tuna umukiro w'abari mw'isi ushingiye kuri Yesu ushingiye ku muntu uwo ari we wese rero ngo ni inzira ni nanjye kuri ni nanjye bugingo nta n'umwe wajya kwa data atariye ntabwo ari anamama yanyuzemo kuko iyo muntu nta mujyanye kunyuramo ni uko wasanga no ku muhanda ukamaze ikamere n'iyi nawe ikamere n'iyi atagenda rwose yambere n'ugira imbere ngo ukatinde noneho ntavuze gukomeza urazavuga ati buryo ukomeze uzabera ko amazu menshi maremare uza wageze yagisigarira he aho ntawe ujya kwataka kujyanye ni uko akufata akubwira ngo Imana yakubaza kumwande na Yesu nikijambiza kumwe mwijuri kutuvugira ni impamvu sibyo no kugira ngo Imana yicarane n'abaducunga aho ngaho niba yabyahirahira ngantunga urutoki hafa mu gice cya munani uyizanira ubuzima ninde ese ni Imana oya niyita abera niyo izisindi shiza niyo tuse niyo izitiye kandi ayiburiye Imana isabira Bariya kwenda muri Yesu ndi n'ijuru ry'ibyawe n'ijuru ry'awe kuzajyana ikibazo cy'abaje kuri Yesu ikibazo ku Imana aho cyavukiye hose hamaze Yesu y'ijuru
abera. Imana yitwita abera. Yesu niwe wadukijije. Amen, amen, amen. Uyu munsi nawe waratuje. Nta nicyo twifuza. Amen. Wadusangaye. Kuba wazava mu ino si ujya mu muriro biragatsindwa. Nushaka kuba warabyaye ihungu n'akobwa, Mawateka. nushaka kuba waratunze imodoka zikururana, nushaka kuba uryamaza umurani, Mawa. ariko ibyo byose kubigira wicaye hejuru y'umuriro utazima ntacyo bimaze. No mu kuko abantu baravuga ngo nta mishinga Mushinga. yicaye hejuru y'umuriro uvuga ngo mbayeho neza, ubayeho neza gupitse kandi hejuru ya nyir'ego. Nushaka kuba warize amakazana ndetse ukabona n'ubuvivi, ukabona n'ubuvivure, ariko niba uzajya mu muriro kubaho kwawe ntacyo byigeze bikumarira. Umuntu arara mu isi gusa kugira ngo ahitemo aho azajya kuba. Nta bintu biri hano mu isi bikwiriye kurangaza abantu. Uyu munsi hitamo neza, hitamo kwizera Yesu, uve ku bidafite umumaro, we no kwirinda ubwenge bwawe ntacyo bwagufasha. Biravuga ngo ijambo ry'umusaraba kuba ribuka ni urupfu, ariko kuri twebwe bakizwa n'imbaraga y'Imana. Abayuda barashaka ubwenge, abagiriki barashaka ibimenyetso, sibyo? Ariko twebwe icyo tuvuga n'umusaraba wa Yesu Kristo ntibisaba teoloji. No, ntibisaba gutonda muri eglise na mwana na madame. No, no kwizera icyo yagize yakoze ijuru rikaba ibyaha, sibyo? Imana ntiyategereje kwisaba imbabazi, yaguhaye imbabazi utari wanabaho. Icyo usaba uyu munsi no kwizera ko wababariwe, ko nta rubanza ufite imbere y'Imana, ukaba usigiza Yesu wakugiriye atyo. Imana ishimwe none n'iteka ryose. Imana ishimwe cyane. Iri ryo jambo ry'ubutumwa bwiza buva ku Mana bureba umuntu wese ikiremwa muntu cyose.